Ndabona byose uretse twe, ndabona abantu bose uretse wowe. Umutima usobetse amaganya n'amarira adasiba kwisuka. Ese ni iki ngomba gukora? Ndumva ndimo ibice cyane ko ntari gushobora no guhumeka neza. Ndumva ndimo ibice cyane ko ntashobora no gutekereza ibizima. Umutima wanjye ntabwo ubasha gutinya. Ni gute isoko y'amarira yanjye idakama ngo n'amaboko yanjye arekeraho gutitira? Ndumva umutima urimo ubusa ariko nkibaza nti ni gute ikintu kirimo ubusa gishobora gutwara uburemere bwinshi gutya? Muri ya saha y'icuraburindi uzamenya uburibwe bwawe. Muri ya saha y'icuraburindi uzasobanukirwa n'irungu. Erega agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Uburibwe urabuzi cyane ko uzi icyo wabuze. Uburibwe urabuzi kuko uzi uko wabuze umurongo w'ubuzima. Nk'uko ntawe ujya mu ishyamba ngo abure ishyano akurayo, ariko iry'uyu munsi ryigushyushya ubwonko kugeza wibuza ubuzi n'iby'agaciro kubera ryo. Ntukababare kubera ko ari icyiciro gusa. Ntukumve ko ugize iherezo kuko bitera ubuzima gutebera aho gutanga icyizere. Ntukumve ko utishoboye kandi n'ubutayu hari igihe bigira amazi. Hari icyo wabuze ariko ugomba gukomera. Hari aho utazongera kurebeshayo umubiri ahubwo uzajya uboneshayo umutima mu nzozi. Ibi bigeragezo bishobora kukugora ariko ugomba gukomera ngo unyure mu bishya. Ibintu bizahinduka kuri wowe ariko ugomba gukomera. Ibyo nabyo bigahita. Komera atari uko udakomeretse, ukomere ukomeze inzira watangiye. Kwibuka. Erega kwibuka bigumaho, kwibuka ntibibe expire, kwibuka bibana natwe muri ubu buzima iteka. Kwibuka ntibibura kuko aho babuze haba icyuho. Kwibuka si ikosa kuko kwisanga mu gahinda wenyine ari uwo mwagasangiraga bidasiba kwisobekeranya mu ntekerezo zawe. Gusa nubwo ibintu bihinduka bihindukirana abatabishakaga, ariko tugomba guhindukira tukakira ibyo tutahindura. Mukundwa, erega ndakumva nkanakumva cyane rwose. Igihombo cyawe kiruta kure indiba y'inyanja ku buryo ntazi ngo naherayo kuko bidafite igihamya. Nta jambo nakubwira kuko ritasiba ingoma ziri ku mutima wawe, gusa komera atari uko ukomeretse, ukomere ukomeze inzira watangiye. Nubwo iki kizami kigoye ariko byibuze gerageza wenda uraza gutsinda ubone ibishya. Ugomba gukomera, ibi nabyo bikakunyura bitagusyonyeye, kandi nubwo bikomeye ibi nabyo bizarengana n'igihe. Arega iguye ntahita yigera ihembe, kandi iminsi ni imitindi. Iminsi irasa ariko ntihwana, iyi kabutindi y'iminsi iravuguta nta muvuba. Agahinda kakaryana kakabuza amahoro, ariko nyabuna ntikagusige nk'insina ngufi kuko ntawe utayigera. Nubwo iyi kabutindi itatumuye itahawe ikaze ituma twiheba, ariko itumba nacyo ni igihe gishira. Nshuti, uburibwe si karande kandi si karemano. Uburibwe ni nk'ukwezi kw'impeshyi gushira hakaza ukundi. Uburibwe ni nk'ijoro ryanze gutana ariko birangira ritanye umucyo ugatamira hose.